Barezi. Kuhagaze aho mwana. Ngwino tuvugane gatoya. Tuvugane. Uvuye mu kazi ariko. Shamani nyine byabaye irabo nyine tu. Ariko mwana ayi mbona utari sharp ugomba kuba sharp nyine ukamera. Zonye ubona nkonje mwana. Ugomba kuba sharp mwana ukareka ibintu byo kwikonjesha guri cyanga. Nta birenze mwana, nta birenze. Ari wa motive y'amafaranga. Ariko reka nguriyemo akantu mwana ubundi uri umuntu wanjye. Ari ribise. Ukanyirwa no kumponga. Ntari bimwana. Ni wa mbembi yansuye yarimo hano. Nari mvuye kumuzanira ka kantu ke nyine bihanga. Ntabwo nayikubwiye ariko bihangane ntari. Wakira uze kwiyaranja ntari. None mu kanya ndahita nguhamagara nta birenze wa mbembi amaze kugenda. Ari cyo bitwaye. Ndaguhamagara mwana nta birenze. Ariko jya ugira imbaraga sha. Jya ugira imbaraga wa mugabo. Sawa nakigera. Ntari bi. Sawa turi kumwe rero ubwo ndaza kuguhamagara. Bibitse. Ntiwarambiwe se? Oya ntabwo narambiwe. Kanongere nkugwe muti. Meze neza. Meze neza. Umva ibyo bishyize hariya ubanze nkuganiza bitatu. Reka mbega kiza hano nta kibazo. Ya, umeze ute se? Meze neza. Hariho n'ubushyuhe umeze nabi nje kuzuba. Wamfashije hano se? Ntabwo nyamfa kuhagera. Mfashe nabi. Meze neza se? Meze bon. Wow. Ya. Ndaje rero. Okay, nta kibazo. Ariko banza. No, ibyo ngibyo nta kibazo, ntacyo kunywa nshaka ngira harufe kugura turaza kuba tonga. Wow. Baby hari ikintu nshaka kukubwira. Mbwira nta kibazo. Nyine tuza mbanze nkubwire. Uranyumva? Ndakumva nta kibazo. Ni iby'urukundo. Ngaho mbwira. Baby. Ndahera. Kamwereka ahantu hera. Ngiye kubara gatatu uhere ku rukundo. Sibyo? N'ubundi ni ibyacu n'urukundo rwacu. Wow. Inkuru. Shabe buri guseka kandi ibi ni ibintu nyine biri serious. Really? Yeah, for real. Yavuga nta kibazo nguteza amatwi nabizi se. Mbwira nta kibazo. Nyine ndatwite ufitiye umwana w'imfura. Baby, what's wrong? Fungira bino bipeso tuganire nta kibazo. Nare. Ngo? Nyine baby ndatwite kandi mwita umwana wawe w'imfura. Ikibazo si uko ntwite kuko ako ndabizi urankunda nsezeranyije kutazansiga. Ese baby biretse. None ubwo hanyuma nyine ukuntu bimeze mama yabimenye kandi aragushaka ariko mbaza umuntu wanteye inda nyine ngaze mu rugo bahure. Mama uri hariya ngiye nibone abantu babakirekowe ntago bazi. Ziko yanamfungisha amenye ko utwite inda yanjye. No, ndagusezeranya ko nta cyaba. I will fight for you. Ntabwo bishoboka. Nese byashoboka gute imbere. Mama wawe nawe ubwawe uramutinya. None ngiye wo kutamutinya. Baby please. Woza zubonane no mu rugo ibindi bizikora. Hashize igihe kingana iki? Hashize iminsi mikeya. Mama ankekanyeka. Nanjye nyine nibwo naje kumenya ko ntwite. Ariko naraguhamagaraga ukambwira ko uri mu kazi nkabura ukuntu mbikubwira mfata umwanzuro wo kuza kukwirebera. Nuko nguko bimeze. Nibyo. Aya. Ndakwinginze. Sibyo ndagukunda urabizi. I know ndabizi. Nawe ndagukunda baby. Yanyemera aka kanya turi kumwe. Mpa nk'iminota 2 yo kwibuka urukundo nagukunze n'urugo ngukunda. Urampa iminota 2. Yes. Dai iminota 2. Yego. Kenda ibi baby.
ese uremera ko tuzabana? ndabyemeye. Akoze ibanga ku mushinga, reka tube twiryamiye, sibyo? Nta kibazo. Ubwo ntiwaje uyifite ukaba ushaka Come on baby, ntabwo ubizi ko ari we muhungu wa mbere twahuye? Ntabwo mbizi ariko nyine nabimenya ubimbwiye. Njye ndize nta wundi twahuye. Okay, ntari bibara bara nta kibazo. Basi niba unkunda gerageza umpeshe agaciro. Nsezeranje kutazantererana. Gerageze ngo proving ibyo wambwiraga ko byari ukuri. N'ubundi ntabwo nzagutererana. Reka njyewe nkomeze nkora ibyo nakora. Ntabwo nshaka ko iwanyu aribo bamfashe kandi ngomba kuba intwari yawe. None ni gute ugiye kumbera intwari? Ntabwo bibaho. Ntabwo ikibazo ari uko iwacu bagufasha cyangwa batagufasha. Niyo utashaka ko bagufasha basi reka njye nawe twubake ibyacu, tuzagenda dutezanya imbere gake gake. Hari itekerezo ngize wareze tukayikuramo karibwo nkibona akazi kugira ngo wenda tuzabashe kubikora twitonze, tube twakora mariage. Baby ntago nakuramo umwana wanjye w'imfura. Reba nibwo nkibona akazi, amezi angahe twari twarapanze, nta cyizere mfite cy'uko nzabona akazi, ariko ntawe urabibona. Baby ntago bikunda, ntago nakuramo umwana wanjye. Ngiye gukora biriya byaha twakoze, ngiye no kongera icyaha cyo kwica umuntu, ntago nabikora. Ubwo rero reba uko bigenza. Reka Sheri banza unyumve neza, ntago nshaka ibya mirenge. Ikindi mu rugo turifashije, twafatanya tugahera kuri duke tugafondana ubuzima. Oya, ibyo kwifasha njye urabizi, nkora nkubwira ko ndi uwa mbere, ntabyo kumbwira ngo ndagufashije ngo iki. Njye nzakora ibintu byanjye mbishyire ku murongo. Rero niba utarimo kubyumva njye turayikura mu ntoki ze, twabigenza gute? Hani ndakwinginze, aha niho nkeneye kumesha agaciro, niho nkeneye kuprovinga urukundo rwawe. N'ubundi ngo agaciro n'ubu ngubu uri hano nta gaciro. Ubundi nta n'umuntu ugipfa kunyinjira mu ntoki. Ejo bundi kumbwira ngo mu mezi 2 tuzategura ubukwe bwacu, and hano uri kubivuguruza. Nyine nari nzi ko ngewe utwite, ahubwo ibyo kubizanye ntazi ngo bivuye. Nyine none ubwo hajemo impamvu yo gutwita nibwo wagakwiye guhita ubipanga. Waje ufite gahunda se yo kuntwitira? No, ntabwo nari mfite gahunda. Ngewe nari mfite gahunda yo kugutera inda, sibyo ko mfite gahunda yo kugira umugore. Baby swari no kubwira ngo uramutse tubyaranye abana nicyo kintu cyazagushimisha mu buzima. Nyine wawe se ko numva Baby aha niho nkeneye kunyereka ko wankundaga byanyabyo, please. N'ubundi ndagukunda, ariko noneho nta bushobozi mfite bwo kuba nagushyira mu rugo cyangwa se. Ikibazo si ubushobozi, twafatikanya. Ntabwo nkeneye ibintu birenze nk'uko uri kubitekereza. Nk'uko nakubwiraga ko nta bufasha mba nkeneye, ngiye nirwanirira kugira ngo mbe intwari. Nzakora cyane, gusa nibwo nkibona akazi nyihanganira. Ubwo ndumva ntazi ngo bigenze bite, gusa nta kibazo tuzavugana. Reka nguhe iminsi ngaho wenda nzagusubiza neza. Nabitekereje ko ndumva ngewe wagendera kuri icyo nawe nguhaye. Nicyo se wari uje kumbwira? Nicyo nje kukubwira, bitekerezeho. Ngewe icy'ingenzi ni uko ahangaha niho mukeneye, niho nyine urukundo rwawe rwanyawe. Ubwo nyine nawe nicyo gihe cyawe cyo guprovinga yourself. Senga singukira ugiye kumbwira n'izaza buri zose. Ubwo hano twasomye. Uretse nkubwire cyakora wa mugani hari igihe nkakaragu karumwe gukuramo ingofero. Ubwo wiyomoje nyine kakambwira, ariko nanjye nashyira mu gaciro mwana. Hari ibintu ujya unambwira. Avuga ati urujya n'umusazi arasara akagwa ku ijambo. Mwana hari byinshi nyine wagiye umbwira ati nibyo usanze nibyo ndimo ntekerezaho mu kanya. Ubwo nanjye yongeranyije n'umusazi rero. Oya siko nshatse kuvuga, ariko nubwo tuzamura ibintu. Kandi unabyihorera undi ntacyo byamarira. Ntare mbwira nyine nimba ubishaka. Urumva rero mvuga ngo ukuntu zimeze. Mbo hako mwana nyine ntunyumve nabi tucyavuge ngo nashyizemo ubwenge buye cyangwa iki. Asa ku ngingo urumva umufite amavuta. Nyine urabona iminsi ishize ibyo wagiye umbwira amagambo menshi atandukanye. Umbwira ati reka ibi, umbwira ngo reka ibi. Rimwe ukambwira ngo tujye gusenga, nkakubwira ati ningiriye mu kazi. Nibyo da.
cyangwa ubwo yamufite umushyitsi ariko nyine burya maze kubona ko kutumva burya byasubiza umuntu inyuma cyangwa byakwicisha umuntu undi mwana utuma ngo yishimye atari we kandi ngo wanze kumvira saranya yumvirije mwana niriwe ntinda reka nkubwire nanaguce mu ijambo njyewe man wa mu baby wabonaga wajya uza kunsura umwe nakubwiraga sibye ko nyine utamubonaga nyine nahitaga nkohereza hari ariko unambabarire ku byabaye nyine byabaye ibibazo ariko bitari cyane naje gukubagana nyine nk'ibisanzwe urabizi njye n'undi niriraga ibyaha sibyo ariko none buriya we nariye ntago aribwa yaje yanyitumye niba ari ukunyituma simbizi ubwo nyine nakubiseho rimwe rwose ntiriwe mvuga ati ni kabiri ndavuga ati naribi nagende n'ubundi n'abandi baragenda ariko inyuma ejo bundi yaragarutse wa munsi nagusangaga hanze burya narinje kumureba ko twari twahanye gahunda yo kunsura warongeye uryaho hazi ujyana nariyeho nta makuru nta gahinda nta nubwo binasekeje nagize gutya mbo turaganira mfite amatsiko nzi ko ngiye kongera kubita uzi ijambo yanyakirije yambwiye ko atwite numva atari sawa ako man reka njye mubwize ukuri kandi nabikubwiye nk'ukuntu wari wamumbwiye umwana n'umwe uwo mwana ni mwiza ko ibindi bikorwa byose wagiye urya bitenyere ko ari ibintu by'ibihomora byawe nta gikora cy'igihomora gitwite none uraragutwite wa ndashabyihore ako mwana wow neza uramfite gahunda yo kuba umugabo ngewe uramfite gahunda reba situation turimo no kwishyura inzu bire kutubana inzitizi tukajya kuguzaguza hirya no hino akazi nari nabonye ejo bundi warayibonye ahubwo mwana tutiriwe tunajya muri byinshi ibintu byo kwishima ubwo nahize ugiye kuzana byari n'iby'ijambo rya ry'Imana ngemera ngo yemerwe nawe uzemerwa ibyo ntabwo rero mbikeneye rero ngewe n'ubundi ku kazi bari barimo bashaka abakozi bajyana hakurya najya mugisha inama uriya mu baby mama wagira amahane mfite ubwoba ko abimenye ko ari njye wamuteye bapfungisha waretse nkagenda muri bariya abakozi cyangwa se nkari n'andi nigira ariko nongeye kwiyereka ruriya muntu ari nkatangaye gusa man nimba umwana n'undi yaraguhaye agukunda nawe ukamurya umukunda none aho ugeze none amahirwe nkayo none ashaka kuyatesha agaciro nese iyo ndano n'umusigiye izabyande uwo mwana se zabahata arega mwana buriya nubwo bavuga inda ubundi hari umuntu ugenda mu muhanda wenyine wabona atari nanjye ntawe kaje karemerwa kandi niwe wabyishakiye sinawe ngo basi ujya wikingira ukanga uriya mu baby arankunda pe sibyo ntabwo mbihakana ariko njye ntabwo niteguye kuba namugira umugore urabizi sibyo nirira ibyana kuri yabyigendera noneho rero wowe ikintu ngiye gukora sibyo ngiye kugusigira iyi nzu urumva ndabizi azaza hano kumpiga cyangwa azane na fande n'abandi bantu cyangwa na nyina urumva ntihagira umuntu ugusanga uzavuge ko nta muntu uzi wigeze uba hano wita Diego urumva umve ko nanamubwiye ati namporopoje ko twakuramo iyo nda arabyanga aransembera urumva none rero mwana niwe nakora iki wowe uri kumva ibintu ari ibintu by'uwo gato sibyo ariko nawe uri umuntu w'umugabo niyo mpamvu ngishije inama kubera ko nasanze ibitekerezo byawe nyine nibyo wasanze nyine nibyo nakubwiraga muvandi reka nkubwire akantu nimba ikibazo ari wagiteje niyo mwari kukubwira ko mutwitiye n'ubundi wameshekamo ukemera ukamurera kumva amana detection imfura yawe to uri gushaka nyine ko yandagara ku gasozi ibaze we ntabwo bizi ibindi bikobwa turi kugendana ibindi bikobwa ugitera inda ntabwo yirirwa bikubwiye ayihuburamo none uriya mwana aracyari kushuni yari yamenye aho biva naho bigana yemeye kukubyarira none ahubwo niwe uri kwigira imbwa mana wagiye ugabanya uburezi ese we kuki atayikuramo nyine nawe akamera nk'abandi bakobwa Caritas akomanya yamwereka buriya umuntu w'umugabo ni umuntu uvuga ijambo akarikomeza kandi niko nari nkuze buriya ikibazo nimba ari wagiteje wahagihagazemo nimba umwana gukunda sibyo muri akakubwira akagutwite kandi nawe kuko nkuko wabimbwiye cyagiye wari unezerewe turi kugendana wumve ko wenda sibye nibyo wowe wenda waruvuze
wumve ko yanambwiye ngo nagiye iwabo gakanyereka mama we ngo tukabiganiraho ikibazo ngo mfite ngo bamfasha ngo none sinumva arerebe aho yangiye na manu ranzi sibyo nawe yumbwiye ngo ngakira ngo akantu ntakubwira ati yigumane nta muntu ujya upfa kumena ngiye kubyemera ngiye ni rasta nta bintu byo kuzumbwira gutya ayo magambo menshi urumva ngere nta kundi nabigenza sanzi ndi mu mbitekerezo nyine nimba ngiye nkubwiye nk'uyibitekerezo ugahaka nkako bikora ugasanga birakugarutse kuki kintu cyo kisore kucyumva wafashije umwana wawe yakumane amaraso yandagara ku gasozi tekereza bitekerezo wangu reba ukuntu uri umusore reba ukuntu ubona ibintu byose bimeze neza mane basi wagiye ukorana n'ubwonko abasore se ibyo ni ibiki ngewe mvuga ukuntu gahunda zimeze sibyo we nawe byakubaho umwana sibyo nawe ejo utazaza umbwira ngo nanjye ngo bambwiye nawe nafata icyemezo nk'icyo cy'ubukwana umusa nakumviye reka nkubwize ukuri uri umunyarwanda yaravuze ngo buriya umusore umuhana ava ntabwo bamuhana ajyayo sibyo none nawe ngo buriya ngo koko nk'uko wabuze uvuga ngo umwana utumva yishimye itaribwa turi kugendana ntabwo urimo kubyumva nawe byakubaho ako simana reba ukuntu wakoze nyine buri kimwe wakoze umubiri tu ariko basi no mu mutwe wagiye ucanga mu kawango reka nkubwize ukuri hari ikintu kimwe ugomba kumenya igihe mu nta hantu kijya urumva ibyo wagira byose niba ngo uri kuvuga ngo urashaka kumucika ushaka kujya nawe kazi uri kuratisha ngo ugiye ngo wakimukira ahandi ukakabura ukumva cyangwa ukagenda nyine ibibazo bikagukubira ushobora no kugenda wanze gutya imodoka ikora gukubisa ukabura apfuye icyo nacyo gitekerezaho so uvuze ko nyankugira inama basi iyi nama nanjye wanyumvishe wafashije byira umwana wawe sinababona ngo ushakane na nyina ariko basi ba hafi y'umwana wawe nese no kumuterana gutyo niwo muti ubuse kumuteranya noneho azaba wande reka nkubwize ukuri umunyarwanda yaravuze ngo umusore umuhana avayo ntabwo umuhana ajyayo urikumva kandi ngo burya ngo umwana utumva yishimye itaribwa reka nkubwize ukuri hano wanjye yanane habatira mvura ingoma wimwe ntaye ngaho aha gusa uzayibona aya mwana neze wabiyenza gute reka nkubwize ukuri nta musore ujya upfa gupfa mwana uzaba ziterwa ntabwo abare sare kubitekerezaho mwana nta kundi ngo ntabwo ari benzi nahise nabigira ayo byihorera icyo gukora kirahari we fata umwana hase namufatije si uwawe agenda uza nk'umuhaga gusa Baby hi. Si wampombe. Ese kudashaka kumubera agenda kuguha. Ese ndaguhobera nafitanye gahunda nawe. Yameza ne yose. Ubundi sugiye hehe? Ahubwo seka nkubaze. Aya gende. Neze ubu ngo ugiye wambwira ngo ugiye aka kanya. Nje kure ngo tuganire ku mwana wacu arinze agira ameza. Ese wanteguje ugeze umpamagara? Nta nisoni Njya nkuhamagara ukanga kwitaba. Ubundi ukambwira ngo uri mu kazi sinakora iki kitari kuza kureba. Nese nitaba iki mba ndi mu kazi kenshi. Reba nko ndagiye nibi bikapi n'ubu ni ukuvuga ngo aseburetse kunyinjira uko yiboneye. Nta nisoni rwo gufungura. N'ubu ngo ugiye mu kazi sibyo urimo urankerereza waretse nkigira mu kazi nyine komeza ugenda aho wari ugiye birangire nanjye nkomezanjye nene dupanga umunsi wo kuzahora tuganira nta nisoni rego urimo urambwira ibintu byinshi baby please reka tujyane basi n'ibyishuri mbahagarike njyana nawe hehe baby umwana wanjye azakura nta papa wagira azakura nkorera akazi basi reka tuganire neza ndakwinjiza tuganira ariko iki tutaganiriye mu rugo bansaranye baragukeneye narakubwiye ngo ufate umwanzuro ibintu ni bibiri sibyo nudakura miliyoni ugume iwanyu mwirire nabigenza neza nta nisoni rigure ibyo njye nta nubwo mbikunda mu buzima bwawe oya ubundi se warunzi wowe warunzi neza ntabwo nari nkuzi naho rero menya none aguhera baby basi ndapfukamye ndakwingize niba ushaka upfukame ndakwingize baby winsiga ndakwingize kuri mana wanjye satani nese ubone nkorera satani shande kurasha ibyihorera mujye mundebera kandi ubu nagukubita nkagutamo hariya hehe bebe wambaye ukareka kunsiga noneho haguruka tuvuge urabona uyu mwana nzabasha kumenya njyewe uzabyihorera hani please ubundi kuri kose wigenda nateretaga umuntu tureshya kubera iki hani ubuze twabyara umwana umeze utenge nawe ntabwo bishoboka sha va mu nzira ese urabona nzasigara nte mu rugo uzasigara ute se aho wari uri hari ikibazo wari ufite uzaguma uko wari umeze n'undi wari ubayeho nese ninjye wari ugutunze subira kwa mama wawe shaka kuboneza iwanyu mwebwe ntawe gahunda umwanzuro nawe ufashe ngiye nta mikino ndanigendeye kwanza uzareba ahandi hantu bigenda waca wewe
Amimana yacu waraturinze uturinda umujinya wa satani uturindira muri yishishaje uraturinda ntitwapfa ngishimwe nirya we ishimwe nirya we ishimwe nirya we Yesu. Yani karibu ntabwo wakinze. urakoze. bare bite amakuru y'iminsi? Nyine nayaraho n'iminsi nayiraho nta mutima mubi ntaho ndakomeye. Amakuru se nzara yawe uracyayibuka? amakuru ni meza nako ntabwo ari meza. Byagenze ute n'ubwo? Vare ntabwo byoroshye. Gusa cyakora ndatunguwe. Ntabwo byoroshye Vare. Ese ni wowe cyangwa ndi kurota? Nje hano kugira ngo ngusabe imbabazi z'ibyo nagukoreye byose. Ntabwo nakorera umuntu mwiza ubushize, ariko nasanze nta wundi muntu nsigaranye. Biriya amezi aciyemo n'ibiriya byari ibya kera nyine, kandi ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo ibya kera nyine ni ibya kera, kandi nawe warabimbwiye ati buriya nyine pasiteri wireba not now igihe cyataka n'ikigaruka. Ibyo rero ni byose nyine byabaye. Ugiye ikibazo undi mu buzima bushya, ndaho ndashima Imana ngiriye neza. Mbere na mbere Vare umbabarire n'ukuri, sinzi niba ayo magambo uri kuvuga ntabwo ibyo nagukoreye numva ko byoroshye nyine guhita ubyakira like that. Nakubaniye nabi, nkubwira nabi, mbega mfite n'ikimwaro cy'uko ndi imbere y'aka kanya ngusaba imbabazi. Gusa cyakora ndatungwa ariko ugira ikibazo, ibyo wavugaga byari ukuri pe. Amagambo yose wambwiye pe nanjye naragenda nyatekerezaho, kuko nirebye mu kirori mbona nta hantu twahurira, ndi mubi pe. Niyo mpamvu rero rwose ibyo wavugaga byari ukuri kirya gihe, wigira ikibazo. Buriya kandi umuntu yavuga ukuri nyine bajya banga gusohotse kwawe ntawe ugahirwa. Nari umuntu uvuga ukuri rwose ntabwo nabiguhora, ahubwo njye bakagusabye imbabazi. Be sorry to. Oya Vare, hano ndi seriye, ntabwo ubu ngubu aka kanya nzi amakosa nagukoreye, nje kugusaba imbabazi mbikuye ku mutima Vare. Si ubwa mbere nyine nawe njyanye nawe akabazo, kandi na kera hose najyaga nk'ubabarira utaransaba n'imbabazi. Nanjye nabyo nyine nabifashe nk'ibintu bitigeze bibaho. Vare urambabariye bya nyabyo sana mu mutima byashize. Hoya nabyikuyemo kera, ubundi mu buzima bushya kandi ndaho ndatuje. Humura pe ugira ikibazo. Urakoze, God bless you. Kuri kurira se? No, ntabwo ndi kurira nyine, hari n'indi mpamvu yarinzanye hano. Kuteze yombi Nyine Vare. basi ngo wirira umwire. Vare. Gerageza wirira. Yes. Ndabyumva. Diego ntabwo muzi wa undi mwabanaga naza kureba. Ndamuzi. Ese urumva ni gute ntamenya umuvandimwe wanjye nubwo kirya gihe utabyemeraga? Nkwita inda ya Diego. I know it. Ubu ngubu biri kugira amezi 5. Mu rugo mbayeho nk'umuntu utabayeho. Bari gushaka nyine ngo mbazanire umuntu wanteye inda, kandi Diego yaragiye, nabuze icyo gukora. Niba uzi ukuntu mu minsi yashize nakubwiye nabi, we yarabikubye. Yarambwiye ngo niba ntahisemo gukuramo umwana wanjye, mpitemo kumwirerana, kandi mu rugo bamereye nabi. Bayeho nk'utabayeho kubera ko bashaka umuntu wanteye. Amfata nkaho nagiye ndyamana nabwo batandukanye. Oh my God. Nyine mama bashaka uwanteye inda hasi hejuru, sinzi ukuntu nabikubwira, nabuze mufite, nabuze icyo gukora.
ese aho igihe ntimuvugana kuba yaza cyangwa yaza akamubona icyo ni ikibazo. Yego yaramburotse nta nimero za telefone ye nkigira, ansabye ko nkuramo umwana ndabyanga. Kuva icyo gihe yahise aboroka inzira zose twahuriragamo. Vale basi nta hantu uzi na hamwe nakura nyine amakuru ya Diego mwinginge bwa nyuma ndakwinginze. Vale nkora iki niyahure? Nese ni kwiyahura ntabwo ari umuti w'ikibazo, ikosa mwana rikoze, ariko nubwo kwiyahura nubwo ni ukurenza. Isi iracyagukeneye, turacyagukeneye, bamwe baracyashaka kukubona, abavandimwe baragukeneye. Bose baranyanze, bose baranyihakanye. Sinzi ukuntu nabivuga, gusa nta na rimwe nigeze nifuza ko nakubona mu isura nk'iyi, isura yo kurira, ubabaye gutya, ufite agahinda kakurenze mu buryo. Please come, tuzi. Kuva cyagiye yagenda, nanjye ntabwo nyuma amagana agafata telefone pe, sinakubeshya ngo umungu ari hehe. Nyine nanjye gusa yigeze kubinganirizaho, nyine nabwira ngo bagiye kubimurira ahandi, sinzi ko bimeze gute. Nyine nanjye ubu wumve ko nta makuru na makeya. Gusa cyakora Claude naragukunze kandi n'ubu ngubu ntabwo wigeze uwo muntu, nyine sinzi ko nabivuga. Basi reka kurira basi. Yes. Urabizi ko iyo urize kandi na kera hose uko wajya gurira nanjye najyaga ndira. Basi windize, sibyo? Ndatuza nayo. Ntabwo niteza ko umunsi umwe nshobora kongera basi kukubona. Nubwo nakubonye no bibe byiza, ariko basi nishimiye ko ngiye kukubona. Wigira ikibazo. Nimba basi iwanya ari kugira ngo babone ndi umuntu agutenda, sibyo? Batuze bagwa amahoro. Ngiye kugufasha, sibyo? Umwana uko wafashe umwanza kutamukuramo aho ndagushyigikiye, nanjye niyo mpamvu ngiye kubikorera umwana, sibyo? Basi nyereka amagarane nawe, iwanyu wenda ikibazo cy'iwanyu gikemuka, ariko nawe nsezeranya akantu kamwe. Ntabwo nzi ngo ni iyihe mpamvu mama wamushaka. Eida uracyari ku ishuri, ashobora kuba ashaka kumufungisha cyangwa se n'ikindi kintu kibi. Umuntu wari wese, umubyeyi wari wese wabona umwana we nyine ubuzima bwe bugiye gupoterera aho ngaho tu, ntabwo yabyishimiye. Ngiye kwemera basi nishyire mu bibazo, ariko nawe nsezeranya ikintu kimwe, kutazanira. Vale ndabigusezeranyije, uramutse wemeye kumfasha nakora buri kimwe kugira ngo nawe ingaruka zitakugeraho kandi urengana. Sabasa Mani ngo umugisha. Barakoze. Uri inshuti nziza Vale.